kandi birashoboka ko umuntu yakoresha inzoga cyangwa ibindi biyobyabwenge nabyo bikavamo kumutera kuba yagira ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ni vice versa. Ariko tugarutse kuri mushiki wacu Muheto, ikigaragara cyo biragoye ko nta raporo ya muganga twamwatributingaho indwara runaka cyangwa se twavuga ngo afite indwara runaka, ariko dushingiye ku maso y'ibigaragara tureba ibyo yanyuzemo, ari mu mubare munini w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi twavuga ko bafite ibyago byinshi byo kugira uburwayi. Muri program zirwanya gukoresha ibiyobyabwenge ahandi bagahana ibyo byose nabigarukaho cyane, ahubwo icyo nifuza wenda kugarukaho particularly ku muryango nyarwanda. Mu gihe tubona abantu bafite, umuntu ashobora kugira ikibazo, ubutumwa bw'ibanze ni uko umuntu akwiriye kureba ku nshuti ye nawe akirebaho ubwe, kugira ngo igihe abona ashobora kuba afite ikibazo amufashe cyangwa amugire inama kujya kwa muganga hakiri kare bitaravamo ibindi bibazo. Icya kabiri, ubutumwa butambutswa hano ku mbuga nkoranyambaga ababutanga nabo bakwiriye kwitonda. Uyu munsi Muheto aramutse afite ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ubutumwa butambuka hano bukaba butamuvuga neza, byamwongerera amahirwe yo kugira ngo icyo kibazo afite gikure. Ni byiza ko message dutambutsa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi zigomba kuba, ni byiza ko zaba zubaka kugira ngo hatagira abo zongerera ibibazo cyangwa se abo zibijyanamo. Icya gatatu, nyuma yo kureba inshuti ndetse no gutambutsa ubutumwa bwiza, ni byiza ko umuntu igihe mu by'ukuri mu muryango wawe, mu nshuti zawe, ubona umuntu afite ikibazo, kumutangaza ntabwo ari byo bibanza mu kumufasha, ahubwo mu kumwegera no kumwegereza muganga niyo ntambwe ya mbere kuruta kumutangaza. Ibyo inzego ziba zakoze ibyo ni akazi, ahubwo wowe n'inshuti yawe mu gihe ubona afite ikibazo ukashobora kubinotisinga cyangwa se kubibona mbere yo gutanga amakuru ku bandi ngo bamuburinge, ni byiza kumwegera ukamuha amakuru, ukamubwira ko abana bitameze neza, byaba na byiza yakwemerera mukajyana kwa muganga kugira ngo umufashe ataragira izindi ngaruka. Numva wenda ari ubwo butumwa numvaga ngewe natanga. Dukwiriye cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga zirebwa na benshi, urabona nk'uyu munsi abantu bamenye iyi nkuru ntibabarika, ije rero ikurikiwe n'amakuru mabi, urwaye yarushaho kurwara byamukomerera. Ni byiza ko dutanga message nziza, tugacikinga ku nshuti zacu, ndetse n'ubundi butumwa bukomeza abafite ikibazo byarushaho kuba byiza. Murakoze, mugoroba mwiza. Hari ukumva kugira ngo wumve no kumva ngo uvuge ni ibintu bibiri bitandukanye. Ahubwo reka nze mbwire Ruhumuriza my brother, reka nkubwire ko nanakiriyaringiye wenda nawe ushobora kuba wanyumvisha nabi n'abandi babyumve, nta wigeze ashinja ko uriya mwana arwaye cyangwa ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Mugerageze kunyumva, mutaza kuvuga ngo navuze ngo afite ikibazo cyo mu mutwe. Oya, kabisubiremo bwa nyuma n'uyu nguyu ubajije no nahabyumve. Njyewe mu mboni zanjye mbona icyakuririye uyu mwana kunywa inzoga, reka byite bikabije nk'uko itangazo ribivuga. Mbona icyamukururiye kwisanga ashobora kuba umusinzi akanywa inzoga kuri ruriya rugero nk'urwo batubwiye. Natanze igitekerezo ndavuga nti mbona yarabikururiwemo. Reka ze nkoresheje ijambo kugira ngo byumvikane bitaza kugaragara nabi. N'agahinda gakabije, hari igihe umuntu agira agahinda cyangwa agahura akisanga muri situation, abantu murabizi mujya muhura n'ibibazo nk'abantu b'abagabo. Abagabo benshi bahuye n'ibibazo biyahuza inzoga cyangwa bagashaka n'ibindi biyahuza kugira ngo bongere kumva batuje muri bo. Ibi ni ibintu mwese muzi muri bakuru. Ndavuga nti rero uyu mukobwa kwisanga muri ibi bintu imyaka ye, siwe mukobwa wenyine utwaye mu Rwanda. Hari abakobwa mu rugero rwe batwara amamodoka, sibyo? Ndavuga nti njye mu mboni zanjye mbona
icyateye uyu mukobwa kugera kuri uru rwego n'ubwa mbere bikaba n'ubwa kabiri bikaba, njye mu mboni zanjye harimo no kuba yarahuye n'ibintu nk'uko bisobanze kubisobanura Ruhumuriza adashobora gusiporta ikapasite y'ubwonko bwe itagombye kwakira bullying yakorewe n'ibindi ngibyo. Uravuga ati umuryango mugari, kasubize kuri musore rero, umuryango mugari ngo wagombaga gukora iki? Reka mbivuge zikamuzitaye. Nihishe mu muryango mugari, ariko 99% inshuti ze za hafi, umuryango akomokamo ntabwo mwabaniye uyu mwana, mwaramurangaranye. Umuryango mugari se muri mvuze umuryango mugari nuko nashatse kubisasira, ariko kuri ubutumwa butambuke abantu mwese mwari mufite aho muhuriye n'uriya mwana, cyangwa mufite aho muhuriye nawe gukora cyaha ari kandi aracyari muri sosiyete. Kuba ashobora kwisanga ahantu akagonga ubugira kabiri muri inshuti mbi, umuryango we mugende mujya mugera mu bantu, mujye mugira isoni, ntabwo mwamubaniye. Mwari no guhamagara niyo modoka ikamuva mu maboko. Ubwa mbere ari mwambuye ubuzima, murabibona. Ubwa kabiri reba ibimubayeho, ubwa gatatu izamwica. Muri inshuti ki? So reka ndeke gukoresha umuryango mugari. Umuryango w'uyu mwana, inshuti ze za hafi, uyu mwana ntimwamubaniye. Yisanze agongana n'itegeko, yakoze ibigize ibyaha kuko mutamubandiriye umuryango muzima. Shame on you. Mugira umunsi mwiza. Aha, Lame uranyumva? Hari umuntu bita okay, abe nibyo. Urakurikirana n'umuntu bita Muri TV? Yes. Bijyanye na driving under alcohol substances, abantu ntabwo baramenya yuko ari tabu cyangwa se ari sacrilege kuba wanywa hanyuma ukajya kwiga. Urumva rero ni umuco utangiye, hagomba kubaho n'ibihano by'ubwo bw'isuku kugira ngo abe urugero rwiza, ariko cyane cyane ku bijyanye na license driving life, kuko ari weakness y'umuryango mugari. Ariko ni bande bari bahagarariye umuryango mugari? Ni umuryango we n'inshuti ze. Rugwiro turaza kubyemeranya ntitubyemeranye. Muheto nituza gusubira inyuma bitewe n'ibyo yanyuzemo, yifite uruhari mu kwisanga muri ibibazo arimo. Yari umwana muto mu ruvuga ko yaruje imyaka 18, yisanze muri biriya bintu, akorerwa bullying. Wenda yari afite n'iyo ngeso y'inywera inzoga, ariko kunywa kwisanga muri biriya bibazo bishobora kuba byaramwongereye umuvuduko wo kwiyahuza inzoga. Nihumbura kuziyahuza kuko niba yaragonze bwa mbere isura ikangirika, mwebwe nibyo mwabonye, ariko nta n'impamvu, ni ibintu biri official. Umwana yahawe pulse nabibasobanuriye, ntabwo yagiye kwiga. Tuze gusubira inyuma tubirebe. So ibyo ngibyo nituza gusubira inyuma tukabireba, uyu mwana ndavuga ngo yaratereranwe, agiye yakoze ibigize ibyaha kuko atabonye abantu bamuba hafi. Nk'umukobwa wari ufite iyo femu, wisanze afite ubwo bubasha bwo kwaksesinga ibyo binyobwa n'izo nzoga n'izo nshuti zidashobotse. Umuryango mugari nyarwanda uhagarariwe n'umuryango avukamo. Muheto iyo aza kuba aya masaha yabuze ubuzima, iyi mpanuka ya kabiri yamwishe, bandi kuvuga ngo amaraso y'uyu mwana abazwe abari iruhande rwe bamurangaranye mu gihe yarakeneye abantu bamuba hafi. Tugaragaze twumvikane, ni muzima rero, ariko aya masaha arimo kugongana n'itegeko. Umuryango mugari uhagarariwe n'umuryango wa Muheto n'inshuti ze za hafi. Muheto kuba agiye yisanze muri ibi bintu nk'inshuti ze za hafi, ntimwamubaniye, mwigaye. Hanyuma none tugaruke kuri iki kintu Rugwiro avuze, ntekereza ibyo biraza no guhereza iyi space Rame kuze kudufasha, muze kuduhereza umwanzuro wayo.
urubyiruko n'ibinyobwa n'ibisindisha n'ibiyobyabwenge, uru rubyiruko ruzabazwa ne nk'uko yari abivuze, ruzabazwa wowe, ruzabazwa njye, siko bimeze. Ariko ibindi byose nkabona ikibitera ni ugusinda umutekano n'amahoro no kudamarara. Ntekereza ko bagomba kumva ko ntabwo byari bikwiye. Urubyiruko umusanzu wabo ni ugutera ikirenge mu cy'ababyeyi babo. Hari umusore watubwiye ngo ibihe by'akaga birema intwari, hanyuma intwari zigaharanira amahoro, hanyuma amahoro n'ibihe byo kudamarara bikarema ibiwerewere n'ibigwari nkatwa aha, hanyuma ibyo bigwari n'ibyo biwerewere nabo basinzi uri kuvuga bakarema ibindi bihe by'akaga. Izi nzoga rero nibyo bisindisha uri kuvuga urubyiruko ruri kwirohamo, nta kindi uretse gusinda amahoro, ariko bikazagura kudukururira mu kandi kaga. So the thing is, ni ubutumwa bwatangwa n'ubu kugira ngo ayo mahoro muri gusinda mukayigaraguramo mukagera naho muba abaturi bo kureba. Hari kosti y'aya mahoro muri kwigaraguramo mukarara mu tubari, aho mu myaka itarenze 30 hari abararaga mu bihuru. Nta mahoro, igihugu cyari amaraso, none munsi igihugu ni inzoga n'amata murasinda. Ntekereza ko urubyiruko n'umuntu uri ahangaha amenya ko uri gusinda amahoro, ariko kugira ngo ayo mahoro uri gusindiramo hari amaraso ataruma, ariko urubwo butaka uhagazeho agitose yatumye usinda ayo mahoro. Urubyiruko rero ntekereza ko nta mwana uri ahangaha, umwana w'imyaka 18 utazi amateka y'iki gihugu, uburyo ashobora gusinda amahoro kugeza aya masaha, agatuma imitima y'ababyeyi bacu bataranayisazira, generasiyo ya gatatu itaraza, mutuma imitima yabirira. Reka n'abandi bavuge kwisoza bigenze neza. Sinzi wari warangije cyangwa tumuciye mu ijambo? Bane navuga nkarangiza. Okay, reka twumve Pusi. Oya, reka twumve Pusi mukoresha iminota mikeya kugira ngo abantu bafite icyo bavuga bagere, kuko space mu kanya ishobora gusozwa. Ameke ntabwo nzi ibintu arimo. Pusi uri kunyumva ngo cyane. Okay, ngiye kuvuga utuntu 7 twonyine, ariko ntabwo biri butware n'iminota 3. Ibintu Godfather sorejeho biri bimwe mu byo nari kuza kuvugaho, bijyanye n'uburyo urubyiruko rw'iki gihe nyine, iyo ugiye kubereka uburyo igihugu cyacu nyine kigeze aho kigeze kubera ubwitange bw'ababyeyi n'iki, biragoye kugira ngo ubafashe. Ariko nyine izo nzira zose ababyeyi bacu banyuzemo ntitwababonye Godfather, ntabwo twigeze tubabona. Then nyine twamaze kuba affected already tukiri batoya. Rero reka nangira akantu ka mbere nshaka kuvugaho, impamvu ze ngo ntabwo twababonaga, nyine bari busy, then that's why twisatse. Akantu ka mbere rero ngiye mbona navugaho nuko inzoga zimaze kuba icyorezo mu Rwanda, aho dusanga umuntu Feminike wamwisize kuri gatatu. Feminike mutinga mike yawe, none se mugenze biki hose kudashobotse mutinga mike yawe. Urakoze cyane. Icyo navugaga ngaha ni uko inzoga mu rubyiruko ni ikibazo, kandi noneho kuba umukobwa wa Miss Rwanda yafunzwe, ntekereza yuko yabereye urugero rw'abandi bantu benshi. Ubu ngubu hari abantu bari buze gupayinga attention. I think polisi yanabikoze nayo igendeye kuri ibyo ngibyo, ikavuga iti uyu muntu nitunabitangaza gutya kubera ko ari public figure araza kuvugwaho, navugwaho, then bagire abandi bantu batubiteganyaga nabo bavuga bati nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Ibyo ngibyo nanjye nabishyigikira, ariko nkashyigikira none igitekerezo cya Godfather cy'uko harebwa uburyo bita ku cyabimuteye kurenza uko bakita ku ikosa yakoze cyane, then bakarandura ikibazo bahereye mu mizi.
harimo kumworohereza mu bihano bari bumuhe, then ubundi barangiza bakanagira bakanamufasha no mu guhirira ko byanze bikunze ntago ari umwana ku buryo yarenga ku mategeko rimwe kabiri gatatu, nubwo kimwe mu bitera urubyiruko kwishora mu nzoga harimo peer pressure, ariyo Godfather yavugagaho n'abandi babivuzeho. Ni ukuvuga ngo yisanze mu maboko y'abandi bantu batari ababyeyi be nyuma y'uko abaye Miss, then icyo kigare yahuye nacyo ahura n'ikigare kitari cyiza, kikaba kimukurura, ari cyo bita peer pressure, kikaba kimukururira muri ibyo ngibyo. Hari kuba wenda ari nk'ibintu igihe yari ari mu maboko y'ababyeyi be, aho ngaho ndaza kunyana na Godfather, hari igihe ababyeyi be bashobora kuba baramureze neza, baramukurije neza, ariko nyuma amaze kugera mu maboko ataraye nk'uko nyine babivugaga mu muryango mugari, asohotse muri ya nzu nyine akisanga mu maboko y'abandi bantu, ariko iwabo batarigeze wenda bamuhereza amahirwe yo ku exploringa cyangwa se ku exploringa amatsiko ye, ngo atesitinge amenye kuri ibyo bintu, noneho akisanga bigezemo kandi afite n'ubushobozi bwo kubyafodinga nk'uko mwabivuze, then agahita agendera ko. Hari no kuba ibyo bita youth rebellion, kuri nyine urubyiruko ruba rwirevolta ku babyeyi barwo bitewe n'uko ababyeyi bari tafu cyane, none ugasanga umwana kugira birevolteho abe strong kugira ngo ababwire nabi, nyine abashe kuempoza, nyine like abashe kuba against ibitekerezo bari kumuha, badatuma nawe nyine agaragaza ibitekerezo byiwe, noneho bikaba ngombwa ko drinking alcohol kugira ngo abashe kubona izo mbaraga nyine zo gutinyuka kubahangara. Ibyo rero bigatuma nanone umwana agendera ko ibyo tubibona muri sosiyete yacu cyane. Ariko nanone ndagaruka ku kantu ka kane kagaragaza ko mu muco wacu inzoga bazigize nk'ikintu like socialization, like kugira ngo dusocializinge hagomba kuba hari alcohol around, you get. So ibyo nabyo biraza ku influencinga n'abandi bataruriya kunywa alcohol, urumva. Noneho hakaba hari nuko nta na limite rero bashyiraho, ugasanga umwana w'imyaka 16 like aranywa nta kibazo. Mu Rwanda ngo 18 bemerewe kunywa, mu gihe hano muri Amerika babimenye kare yuko kunywa nibura umuntu atangira kunywa uko ageze ku myaka 21 kuzamura. Ariko mu Rwanda iyo tubibabwira tubibasaba ngo bazamure, bahereza agaciro nyir'uruganda rw'inzoga kubera ko yinjiza amafaranga menshi n'imisoro. They don't care about the youth. Ariko nujya kuraba muri statistique z'u Rwanda basanga urubyiruko rwinshi ruri munsi y'iyo myaka. Abantu benshi dufite mu Rwanda bari kuvuka n'iki, like population nini ni abana, ni abantu bato. So uramutse ufashe ukwiye kunyuka bikura ku myaka nk'uko babigijeyo nyine amasaha yo kunywa bakavuga tuteza dufunga bari saa 8. I like that, but uramutse wigijeyo ukavuga uti ntabwo umuntu wemerewe guhereza umwana inzoga antire yujuje imyaka 21, byabatwara iki? Abayobozi muri aha cyangwa se abayobozi b'igihugu byabatwara iki? Muzi abantu mwamusevinze, muzi ubwo, muzi ingaruka z'inzoga ku bwonko, mwabyigijeyo mukabyigiza hejuru, rero pe ko byafasha. Ubwo ngubwo rero kubera ko muri sosiyete yacu gusocializinga hamwe inzoga nanone biragoye ko bazica, hari kuba bahura n'ama stress. Rero n'abariya bamufunze Godfather n'abandi bari aha ngaha, bize ukuri yuko nabo barabizi neza yuko uretse n'abamufunze ndetse n'abantu bose, ni wowe wabivuze ngo twiba tubona n'abaminisitiri bafungwa, like stress. Hari igihe umuntu abatabasha kwikontrolinga ati akoresheje nyine ibyo bintu bijyanye n'ibituma yibagirwa vuba, harimo ibiyobyabwenge, inzoga n'ibindi. Ariko abapapa n'ababyeyi bacu n'iki ntabwo twaba blaminga cause they went through a lot, banyuze mu bintu byinshi cyane biremereye kabisa, ntabwo nabeshya. Ariko ntibibagirwe ko nyine hari icyo bita generational trauma. Ya trauma nyine ibyo bakoze byose ko hari abana bavutse nyuma nyine ya struggle, ariko iyo trauma nyine ababyeyi bacu banyuzemo ishobora kuba transmitted generational trauma nyine, ugasanga nyine ije mu bana nyine ugasanga abana, umwana yivutse ari umu alcoholic
um, kandi akisanga nyine nawe ari uko nguko. So ahubwo ababyeyi bacu nanone nibongere bafata inshingano badetekitinga abana babo hakiri kare, niba basaga ibyo bibazo batangire kwita ku mwana akiri muto. Icyo nasorezaho ni uko nasaba yuko government uko bari gukontrolinga, ndasaba ibintu bibiri. Bari gukontrolinga imbuga nkoranyambaga uburyo zikoreshwa, ariko ntabwo baragera ku rwego rwo kubasha kumonitaringa ni ryari umwana agomba kwisanga ku mbuga nkoranyambaga, ni ryari nyine ni ibiki umwana agomba kureba. Ibyo bintu ni ibintu government igomba gufatanya n'umuryango n'ababyeyi mu gufasha urubyiruko, kubera yuko izi influence nyine, niba ngewe nshaka kuba nkari hana kandi nkaba mbona ari hana ari public figure ari we role model wanjye kandi ari kunywa nanone, cyangwa se ntabwo nshatse kuvuga aba public figure bo mu Rwanda, niba mbona bari kunywa kandi nkaba mbona bafite success, nkaba mbona bahabwa amahirwe ahantu hose, bitaweho abantu bose babakurikirana kandi babemera, nanjye nzakura nshaka kumera nk'uwo nguwo. Niba ngo nanjye nzakura nshaka kumva nshaka kunywa nkawe, kubera yuko ndi kubibona yuko hari ukuntu ashyigikiwe muri ibyo bikorwa byo kunywa nyine, urumva. So ubwo rero government igomba kubyitaho ibyo ngibyo hamwe n'umuryango umuntu aba akomokamo. Nkaba nasaba ikindi cya kabiri, nasaba ni uko bakongera rehabilitation center aho kongera amagereza. Ibyo bintu hari abantu benshi bamaze iminsi batanga ibitekerezo, ariko mbona nibura muri buri karere tugiye dufitemo icyizere center, nka kuriya tuyifite Kicukiro, nka kuriya tuyifite i Butare. Buri karere kagiye gafite ahantu abantu bahurira n'abatherapist. Byafasha, insengero zijya zifasha, zarafashije mu gihe cyashize, nkunze kubivugaho, ariko at this point insengero ziracyafasha, yego nubwo hajemo ubutubuzi, ariko dukeneye noneho zafashije mu gihe igihugu kitari gifite ubushobozi bwo kwigisha abatherapist nyine n'aba psychiatrist, ariko ntekereza ko tugomba gushyira imbaraga cyane mu kuzamura ubumenyi ku bijyanye na mental health na issues za affect mental health, ku buryo habaho ibigo byinshi n'abantu benshi babihagarariye kandi bafite ubushobozi, nibura muri buri karere icyo kigo kikaboneka, aho urubyiruko ruzajya rwisanga. Ntabwo ari urubyiruko gusa, buriya ibyo bintu byose tubisanga mu bantu bakuru, nuko urubyiruko rimwe rwo tuba tuvuga ngo ni ejo hazaza, ari nabo bari gutrendinga cyane, ariko buriya iyo ugiye kureba ababyeyi usanga barashize noneho n'ibikomere babana nabyo ni daje. Murakoze, nicyo nasorezaho, mukomeze mugire ikiganiro kimwe. Urakoze cyane Pusi, urakoze ku gitekerezo cyawe. Abandi bantu nabo baraswe nk'imyambi. Bati okay, mu gihe Bati arimo kwitegura, reka twumve The Future TV. Rutindukana Murego. Ubwo bombi batarimo kuboneka, bashobora kuba batari kumva rameke. Muri kumva rameke? Nahita nyifunga nk'iyi. The Future oya, ariko ufunguye. The Future muri kumva rameke? Ntabwo tugomba kabisa. Okay, mubwira okay. Yaguhaye ijambo The Future. Ngo ijambo ni ryawe, ngo ariko ngo urase nk'umwana. Arakoze, ngira ngo ibyinshi byanavuzwe byanagarutsweho, ariko nagira ngo emphasizing ku kantu kamwe bavuga mu Kinyarwanda ngo mbwira ngo tugendana nkubwire uwo uri we. Uyu mwana w'umukobwa wabaye iminsi akagira inshuti, akagira ikigare, akagira abo bakorana, akagira ababyeyi, bavandimwe n'iki, ariko akagwa muri ibyo bibazo yahuye nabyo, ngira ngo byo mu nkiko, byo Godfather yabigarutseho igihe kinini, akaza kugira izo mpanuka, akagira impanuka ya mbere yanyoye, ariko twumve ko hiyongeramo no kuba akora impanuka akanahunga. Urumva ni ibyaha byinshi, akaba akora iyo mpanuka nta perimi
n'ibyaha biremereye bikomeye bigaragaza ko kuba kandi ntabwo ari ibintu byaba ari nk'ibanga ku buryo abantu yasangiraga nabo, abantu yicaranaga nabo, abantu akorana nabo bari kuba batabizi ibyo bintu. Rero biragaragara ko atabaniwe n'abo babana cyangwa se n'izo nshuti ze, kandi bikanagaragara ko abo bantu n'ubundi bapfanaga, icyo bapfanaga n'icyo banywaga nyine bapfanaga, hangiramo nta kindi bapfana. Ugasanga ni cya kintu kiba kibishye gisa nabi muri cya kintu cyitwa ngo gukorana n'umuntu ariko mupfana akazi nta kindi, mukanapfana n'icupa musangira, n'ibintu bya feke, ni ibintu bisa nabi. Ako kantu nagira ngo nemfasayizingeho, kandi nagira ngo ngarukeho ni akajyanye n'ubutabera, kuko ahanini buri ubushinjacyaha mu nshingano bugira habamo gushinja no gushinjura. Ishinjura ry'ubushinjacyaha tukaba tudakunze kurimenya kuko birangirira mu bushinjacyaha, ntitumenye uko byagenze.